yayikubye urukundo rw'ubungo ni haso ave wowe utanezeza ibando utega amatwi wumva abahungu umujene yafashe itara nabikoraga numva ari taba ngo ubwana bwo ni nasa narabukwamye nikorera banks. Murakoze cyane, amazina ni M11 ku mbuga zose. Talani yakatsitara uje ufite mani bamuha agatsara umujene arashinjwa gusaba kunda agapica kurusha abafana nitara niyakatsitara tara niyakatsitara uje ufite mani bamuha agatsara umujene arashinjwa gusaba kunda agapica kurusha abafana Tara, umujene arashinjwa gusaba kunda agapica kurusha abafana niyakatsitara uje mani bamuha agatsara. Impano n'impano izamurika, muzika ya wanga zizakuniga, kuvukira i Rwanda n'umugisha, country song turabahiga muhigi n'uhindura umuvuno yikundira inkumi nini za Yes, ikaze bakunzi ba 001 TV Show Rwanda, banze kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana abane namwe. Amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba bwaryo, nizere ko mumeze neza. Diaspora ikota amasimba muri hose, diaspora nyarwanda, banze kubasuhuza, nizere ko namwe mumeze neza, cyane ko ari mwe bakunzi bacu cyane ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Nuko rero mubizi ntabwo mba ndi njyenyine, mba ndi kumwe na mugenzi wanjye barafindura, ariko uyu munsi ntawe uhari, ariko nawe mu kanya arahagera. Kuri uyu munsi rero mufitiye abatumirwa, ngira ngo muri kubabona kuri kamera, ni abasore b'imigirigiri, abasore beza, sinzi ukuntu nabivuga kabisa, ngira ngo urabona na ifesi zabo kabisa, barabimerita ku byo barimo. Yes, mbone rero mbakire, mbaha ikaze kuri 001 TV Show Rwanda. Duhere iburyo, babita nde? Murakoze cyane, amazina yanjye nkoresha kuri social media zose ni M11, buri rubuga rwose wanjyaho wambona ni M11. Murakoze cyane. Ese bundi mbikorere nde nanjye ko nari naraburije ubwo Mary yamamagaye ngo shora ifone ngo yayikubye urukundo rw'ubungo ni haso ave wowe utanezeza ibando utega amatwi wumva abahungu umujene yafashe itara nabikoraga numva ari taba ngo ubwana bwo ni nasa narabukwamye nikorera banks. Murakoze cyane, amazina ni M11 ku mbuga zose. Talani yakatsitara uje ufite mani bamuha agatsara umujene arashinjwa gusaba kunda agapica kurusha abafana nitara tara niyakatsitara uje ufite mani bamuha agatsara umujene arashinjwa gusaba kunda agapica kurusha abafana. Amazina yanjye ni Dizzy Trap cyangwa se Young Dizzy, byose wabinyita kuri social media zose niho nkoresha. Yes, biragaragara ko muri abasore kandi bafite ingufu, bafite n'akazoza muri muzika. Ese muri groupe cyangwa buri muntu ari ku giti cye? Ni groupe yacu ikaba yitwa NDC. Yes. Bishatse gusobanura iki mu Kinyarwanda? NDC bishatse gusobanura gufatanya hamwe n'abahungu n'aba brothers, kuko twe naho twese muri famille nyine tuvukana dufite icyo tugiye dupfana mu miryango, none twe twahisemo izina bita NDC mu magambo magufi. Muravukana mwe? Turavukana twembi. Byiza cyane kabisa. Niki cyatumye mugira igitekerezo kugira ngo mukorane muri abavandimwe, cyane ko bikunze kugorana muri muzika, ntabwo bikunze kubahira, cyane ko twagiye tubona za Dream Boys, tubona za Urban Boys, ariko zose zarasenyutse kandi bari bameze nk'abavandimwe. Mwe ni akahe karusho muzanye muri muzika nyarwanda bizatwereka ko muzagumana cyangwa mutazatandukana? Urakoze cyane kuri icyo kibazo mbajije. Impamvu twahisemo gukorana turi abavandimwe buriya bafite ibintu byinshi cyane bahuriyeho, niyo mpamvu twavuze ati tugomba gukorana n'abavandimwe, nta gutana, buri kimwe cyose tukagicanamo n'izo haso z'umuziki, ahandi tukabirekera Imana gusa tu. Mperutse kubona indirimbo yanyu nziza cyane, ndayikunda. Iriya ndirimbo mwayikoreye he? Ninde producer yayikoze? Producer bamwita High Sound Record. Yes. Ni studio ariko? Ni studio. Producer ninde? Producer Director wayikoze? Director ni Dizzy Wagwan. Dizzy nakoze video yayo? Audio?
audio ni audio ni The Turn Up. bamwita The Turn Up uwo niwe producer agakora muri studio bita High Sound Records, naho producer w'izina ni The Turn Up. gusa nabonye ari indirimbo nziza, indirimbo ishobora kuzabikora ni mu bigiramo uruhare cyane, umugende ngo mwicarire. Mu bihe byashize hari abasore bamwe namwe twagiye tubona baza bagakora ibintu byiza, ariko nyuma tugaheruka ibyo ntitwongere kubibona. Ese mwebwe ni akahe karusho mufite cyangwa n'iki kigaragaza ko namwe mutazagenda ngo by'umwihariko twe nka groupe yacu, umwihariko dufite muri iyi groupe yacu nuko turumvikana bikabije ku buryo nta makimbirane yatuvukamo ku buryo twatandukana cyangwa se ngo tube twajya mu bindi bintu nyine byatuma bidutandukanya. Akarusho kacu tuzanye mu muziki, twe umuziki wacu urihariye, niyo uri kumva amajwi cyangwa iri kureba amajwi cyangwa amashusho tubibona. Urugero nk'iyo ndirimbo nshyashya ibita itara iri no kuri channel, iyo channel bayita NCD nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, niho wayisanga kabisa. none niba atari ibanga atari byandi by'abahanzi mukunda kutubeshya, ejo mukaza mukaduswayika, ubundi tukababura cyangwa tukumva mwashwaye, n'iki gishyashya muje guhindura muri muzika nyarwanda? Hari ibintu turi kubona abahanzi b'iki gihe biharaje bari kuririmba ibishegu, ibintu by'urukozasoni, indirimbo zabo ikazigahitinga, ariko ukwezi kumwe amezi abiri tukayibura, kubera ko ni ibintu bitarimo message, ni ibintu bidafite ubutumwa. Ibi ngibi mwe n'iki muzanye kirimo itandukaniro bizagaragara ko mutandukanye n'abandi bahanzi? Ko dutandukanye n'abandi bahanzi, kuri icyo ngicyo uvuze aho ngaho baririmba ibishegu, buriya ndakeka ko impamvu bivuga ari uko biri gucuruza muri iyi minsi. Ndakeka ariyo mpamvu buriya abantu benshi babijyamo bakabiririmba, hari n'abataba bishaka kubivuga tu, ariko kubera ko biri gucuruza niko nsigaye mbyumva, bose bakabijyamo. Ariko nkatwe twebwe buriya music yacu buri buryo iteye, tuvuga ibintu bitubaho mu buzima busanzwe cyangwa ibyatubayeho cyangwa ibyo tuzi byabaye kuri bagenzi bacu. Dushobora no kuririmba ibyo bishegu ariko nabyo bikaba byarabaye tu. None se twagiye tubona abahanzi benshi, bakuru banyu, papa wanyu, Impara, bagiye tuzibona, Ingenzi, Orchestre Nyampinga, bagiye bakora indirimbo basa nk'abasiga cyane ko umuhanzi ari indorerwamo. Ese iyo uririmbye kiriya gishegu, ejo ukagira umwana w'umukobwa, muri video wabyinishemo abakobwa bambaye ubusa, indirimba amagambo si meza, uriya mwana wawe ejo nakubaza ngo papa, ese biriya bintu bimeze bite? Cyangwa ukamubwira ati mwana wanjye ntusohoke mu rugo wambaye ubusa, akakubwira ati papa wowe se kubabyinisha bambaye ubusa, umwana wawe uzamusubiza iki? Gira icyo umbwira wowe. Yego koko birumvikana ibyo uvuze nibyo, ariko muri iki gihe tugezemo abahanzi benshi, yaba abakiri hasi abazamutse bari hejuru, ubuntu bimeze ibyo ngibyo ntabwo ari kubigenderaho, bari gukora ibintu bicuruza gusa tu, bakaririmba ibishego, bakoresha abo bana bambaye mu mavideo bambaye amajipo mato, bagakoresha bene ibintu n'ibyo tu, batitaye ku kizavamo. Bo bakeneye ikintu bita ibiceri cyangwa inyungu muri make niko navuga. Ariko twebwe ikintu tubazaniye muri muzika nyarwanda ni umuziki wa nyawo, kandi ndakeka Imana nibijyamo bazawumva nuko tubishaka. Yes. Mugenzi wawe nawe nagiye icyo bitubwiraho uko abyumva. Hajya warumbajije ngo izi ndirimbo z'ibishegu murimo murakora, sinzi niba ari urimo nawe kwambwiye ko mujya mubikora rimwe na rimwe hajya umuntu abikora kabisa. Umwana wawe w'umukobwa n'umubyara akambara iriya myambaro, agasohoka mu nzu, kubera ko uri umubyeyi ukagira isoni, ukamubwira ati mwana wanjye subira mu nzu, ntabwo nshaka ko wambara gutyo, akakubwira ngo papa we kubabyinisha bambaye kuri, uzamusubiza iki? Ikintu namusubiza ari nk'umukobwa wanjye, namubwira nagerageza kumubwira mu buryo buriya iyo kuganiriza urubyiruko rw'iki gihe hari sansu bitwaramo. Hari ibintu wamubwira nabyumva bitewe n'uburyo uri kubimubwiramo. Yewe nashaka uburyo bimubwiramo mu nzira ari bwumvemo, ashaka uburyo musobanurira wenda ko
njye naba ndi mu kazi kandi we nta kazi yaba arimo. akubwiye ko nawe agiye mu kazi agiye ku maso Agiye kumansura aho ngaho yaba agiye mu kazi ntarebe kabisa. wabyemera ko umwana wa maso Abyemera kabisa. ubona ari akazi keza Pfa kuba kugwa amafaranga kabisa. ubona ari indangagaciro y'ubunyarwanda irimo Nta irimo ariko muri iki gihe uburyo ibintu bimeze ewana buri muntu asigaye akora ibyo abona biri kumucururiza tu. umuhanzi ko ari indorerwamo se iyo tubonye uri umuhanzi abana bashobora gukura bavuga ati ndashaka kuba nka runaka ndashaka kuba nka runaka wumva ikintu niba nta ndangagaciro y'ubunyarwanda gifite wumva we wakomeza kugikora Kima umugati kima ibyo ndya njye nagikora kabisa. nta bindi wakora biguha umugati bifite indangagaciro y'ubunyarwanda Birahari byinshi cyane ariko buri wese aba afite amahitamo. Hari ababa bagiye mu bindi wenda mu kandi kazi gatandukanye, hari impamvu natwe duhitamo umuziki tutagiye mu bindi, buri wese aba afite impamvu zitandukanye kabisa. Yes, tugarutse inyuma wenda ako kari agaciyemo tukaveho tugaruke, ndabona na mugenzi wanjye barafindura yahageze hano kuri 001 TV Show Rwanda. Iyo dufite umutumirwa turanamwakira, aho imbere yanyu murabona udukombe duhari, harimo akantu k'agakawa kajyanye n'igihe tugezemo, mwabanza mugasomaho mukumva uko bimeze, rero mukatubwira uko namwe mukumva. Murakoze cyane. Nanjye rero ibisanzwe nanjye bishimye kubana namwe nk'abahanzi rero mumaze kugira icyo mukora mu muziki nyarwanda, nkeka ko iyo ukoze indirimbo imwe ebyiri eshatu hari ikintu umaze gukora kandi kivuga, nkeka ko na SMS abantu batangiye gusobanukirwa ngo aba bantu bari muri uyu murongo. Ariko iyo nyuma nkagaruka nkibaza ngo ese nkamwe mutangiye, urabona ko mukiri abasore bato cyane, mutangiye nka groupe, aka ni groupe ya mbere ibayeho. Hari amagurupe menshi twagiye twumva yagiye atunyuraho atunyuzigezaho ibihangano kandi byari na byiza, ariko bikarangira ayo magurupe tundi wamareye irengero ryayo nk'uko wenda mugenzi wanjye mwahoze kubivuganaho. Aba nakwibaza ngo mwebwe nk'abafana banyu, ko nanjye ni umufana wanyu sibyo, nk'abafana banyu twifuza yuko mwaduha ibihangano cyangwa se ntitugerwe tukiri inyota z'ibihangano, ni izihe ingamba mwumva mufite ku buryo mushobora kuturema umutima tukabakurikira tuzi ko mutazanadusiga cyangwa tubagure? Ikintu twasaba abafana cya mbere na mbere nacyo cyaduha motivation cyangwa courage, cyatuma dukora ibintu byacu neza kandi dufite morale, ni uko badushyigikira mu bintu byose, haba ku mbuga, haba mu support yose ishoboka kabisa. Ikindi imbaraga turi kubishyiramo turi kugerageza uko dushoboye. Uri kumva ubundi turi batatu, ni uko umwe atabashije kuza, hari njyewe Dizzo Trap cyangwa Young Dizzy, hari na mugenzi wanjye M-Ons, hari na mugenzi wanjye M-Booster, hari ibindi bintu harimo ntabwo yabashije kuhagera. Hari nabwo dufatanyije iyo ndirimbo bita Itara, hari niyo brand new song twaje gupremieringa ahangaha. Ni ukuvuga ngo imbaraga turi kubishyiramo, turi kugerageza gukora cyane, haba muri audio ku buryo audio izifite umwihariko na video n'ikintu bita promotion tukacyitaho ku buryo buhagije, ku buryo ahantu hose bungubu turi kuhagera tu, ahantu hose hashoboka, haba ku banyamakuru, amateleviziyo. Nk'ubu ngibi ni televiziyo ya gatatu tugiyeho cyangwa se YouTube channel, biri kumva ni gake gake. Yes, murakoze cyane. Noneho ngiye nkaba navuga ngo rero murabona industry nyarwanda cyangwa se umuziki ahantu hariho hose, navuga ngo ni ikintu gishobora kugukura kure kugeza na none kure. Ariko nanone mu mpungenge nibaza ngenge ngira kuri njye, mbona utangira uri umuhanzi ukiri hasi sawa, ugakora neza nta kibazo, ariko wajya hejuru hakagenda haza ibintu by'imbogamizi, bamwe uraza amashyamba, abandi bagamuka amarozi, abandi biki. Nk'abantu nkamwe murumva ko mutangira nkaho nabwo ngo mugitangira, ibyo bintu mubyiteguye gute? Ese muzahangana nabyo gute kugira ngo byo kuba byabangiriza imbere hanyu, ko kuba mwareka umuziki cyangwa se ngo namwe mutangire gutinya nk'uko hari abandi batinye batagikora umuziki kandi bawuzi
bakiba nabo basigaye bawukurikira ku itangazamakuru, mbega icyo bita umuziki barashyize hasi. Abo turabazi kabisa. Icyo kintu ubwo imbogamizi ziba zirimo nyinshi cyane kabisa. Nabo baparitse twavuga ngo bakoze gakeya cyangwa ngo ni ubunebwe. Umuziki uragoye bikabije ku buryo iyo udafite umutima ukomeye uraparika kabisa. Ariko nkatwe buriya twebwe rero uburyo tumeze, wenda dushobora no gukora ibintu, wenda tugakora indirimbo ntigera ahantu kure cyangwa se ntibe nyine benga ya danje, ariko twebwe tuba dushishikajwe ni ugukora indirimbo nziza kabisa ku buryo yumva ukavuga ati nubwo aba bapeti wenda bataragera ahantu kure, wenda uyu muziki wabo ni mwiza cyane ku buryo wawushyigikira atari ngombwa ngo ni igishegu twashyizemo cyangwa se ngo twaririmbye ngo turi kudisinga abandi bantu cyangwa se ngo twavuze kuri runaka kugira ngo tubone views kugira ngo twebe ibintu byacu bipromoting fresh, nuko ibintu byacu ari byiza n'ubundi dukora umuziki mwiza kabisa. Natwe turabizi kandi dukomeza gushyiramo imbaraga nyinshi cyane uko dushoboye kugira ngo ibintu byacu bimere neza fresh. Rero ngewe icyo nabifuriza ni iterambere, ni gutera imbere. Urakoze cyane kabisa. Buriya gukora icyo ari cyo cyose wakora byacyo bisaba kwitanga no gushyiramo imbaraga, sibyo? Kandi ukirinda abantu baguca intege. Rero navuga ngo ubu twicaye hano abakunzi bacu babadukurikiye ubu aka kanya barumva ko muri abahanzi, ariko mu by'ukuri ntabwo bari bumva ku njyana ku inganzo yanyu, bumve ngo aba bantu koko ni abahanzi, bumve ko bagomba kwitegura abantu bagiye kugira abo basimbura ngo bari kumwe nabo. Urabizi ko buri wese yaje akagira icyo akora, hari fame ahita abona imukurikira bitewe n'icyo yabonye. Aka kanya nagira ngo namwe nk'abantu mufite imbaraga mukiri batoya, ngo basi abakunzi bacu bashaka kumenya mwebwe mu mirongo yanyu, mu nganzo yanyu, bumve ngo mwebwe muri bande, ubundi atari ukuba mu magambo, mwebwe muri bande mu muziki, mwebwe muri bande mu mpano zanyu, mwebwe muri bande navuga ngo mukize mu muziki, ufite icyo ugomba. Navuga ngo nimba mugiye gukora nk'usanzwe abandi bakora, ntabwo muzamwiga umwihariko wanyu muri uyu muziki. Okay, umwihariko reka wenda nkubita agapira wumve wenda ku njyana yanjye, wanambwira uburyo bimeze, wumvisha ari nabi cyari amakosa. Birumvikana kabisa. Okay, ngo nitara ko yanze gufata, akora cyane ngo ngize umufana, niwo mbwiye ngo ndi kumusaba, abyuka kare ngo nshaka izibaga, go and ask street ko wari dizo yahindutse jya, ngo time no gukora cash, time no gukora bang bang, mbwiye na kera ko nzabigwamo, ugusana n'ubu ndacyabirimo, nakatiye ways itarimo do, utwari muri party turyoshye na none, dutazi ko Demba yafashe na phone kanya na pop ziteza modis zijyana amaji, dufitanye deal mwitege na dizo mufitanye beef. Life is game muri beshyira ikini, duhurira street zambwira ibiki, waneje na leta wanungutse iki, ifroti report no gukora business nigira cheap nkashyira let bang. Okay, ngo impano n'impano yizamurika, muzika ya wanga zizakuniga, kuvukira Rwanda ni umugisha, country strong turabahiga, umuhigi nuhindura umuvuno, gikundira inkumi nini z'amabuno, imwe ahuza kukubarikiya yakatuye kitwa Bad Bia, ku muvuduko n'uwa Sofia, turacyasenga n'aba Filistia, ku mu baby yakati iniga yasubiye iwabo yisiza amahina, iyi fame yahinze shi, babazwa na benshi bajugunya narabyohereje na mopoke bling ku matwi na hinta asake Tara ni yakatsitara, uje ufite mani bamuha agatsara, umujene arashinjwa gusaba, kunda agapica kurusha abafana, ni tara yakatsitara, akaraka ni gapera nifitemo, ngo ndabona nazi iby'isi, ngo stress nyinshi ku isi, ndabona nazi uko biri, didi we not family, respect ko bansengera, ibyaha ni byinshi nemera, naga matsinda amahudu,
Okay, nuko bimeze kabisa, ubu freestyle ubwo ni bwinshi kabisa turabutamo. muri aba nyine navuga ngo njye nari naryoye nubwo yumvaga nacyo arimo ikagenda kamanukamo gake gake ariko ndumva rwose impano barayifite. Turabifite kabisa, ubu freestyle ni bwinshi turabutamo kabisa. Ariko mvuga ngo njyewe buriya nkunda umuntu ujya kuri stage akagaragaza energy mu byo arimo. Urabona ko amagambo ni sawa, ikintu cyose ni sawa, ariko energy igomba kongera imbaraga. Ubwo nakari gake kongera ngira ngo no mu byo mukora byose muzajye mugenda mu mbaraga nkeya mujye mugaragaza ko muri hejuru. Urakoze cyane. Uvuga ngo nishimiye kubona izindi mpano muri industry, nishimiye kubona impano navuga ngo zidasanzwe kuko ni bake cyane bakora umuziki nk'uwo numvise mufite. Ntabwo rero navuga ngo musubire inyuma ahubwo mwongere sawa aho muri sawa, ariko ntabwo hahagije, mugomba kwegera imbere. Uko bimeze. Yewe rero aba basore bacu ukuntu ababonye, urabizi sinjya ruswa ibintu biri sawa ndakubwira ngo ni perfect. Iyo ari umwanda ahita nkubwira ngo bakavune. Bafana banjye, aba bantu murabona atari sawa, njye ntabwo mvuga ngo bakavune, ahubwo njye ndumva navuga ngo bakomerezaho. None bahungu bacu, twitegura igitaramo cyanyu ryari? Ese gahunda mufite muri uyu mwaka kugira ngo mutwereke nk'abafana banyu niye gahunda mufite? Se murateganya igitaramo cyanyu ryari kugira ngo tuzabe tubarinda? Urakoze cyane kuri icyo kibazo wari ubajije, ariko hagati aho ngaho hari akantu nashaka kubabwira, kandi ako kantu twese karadushimishije na group. Iriya ndirimbo yacu twaje kumurika nshyashya, twagize amahirwe umuhanzi wo muri Kavu bita Chaka Fera arayumva. Ubu yakaba yaratwemereye gukorana indi audio, akatwemerera audio tukazikorera amashusho. Lyrics nyine kandi nawe azaba irimo bya serie yuko atubwiye kuko yumvisha umuziki. Bamwita Chaka Fera, yarayumvisha nawe arayikundiye ingoma. Ejo ndiko turi muri recorder hepfo kwa Y Beats. Igisigaye ni amashusho kandi yizera ko bizaza bimeze neza, ariyo remix muyitegure n'ejo bundi. Iyo ni irimo ya magambo twumvaga. Ya mbere ariko harimo freestyle butoya. Muzakora remix noneho nuramuhanza ze. Muri indirimbo twaje gupromotinga no bita Itara, aho bita Chaka Fera. Yumvisha umuzigo arawukunda, aratubwira ati Petit ngende ngomba kubafasha tugakorana nta bindi bintu bya fofi gucyo gusa. Niba atari ibanga, uwo Chaka Fera abarizwa mu gihugu n'umunyarwanda, n'umunyanigeria, n'uwahe? Chaka Fera ni umunyarwanda, abarizwa mu itsinda bita Kavu Gang. Kavukire. Chaka Fera. Ubwo nayo turayitegereje, wenda nayo nimuyirangiza twizere ko tuzaba aba mbere kuyicuranga kuri 001 TV Show Rwanda. Ni remix y'Itara kabisa. Yes, reka dufate akanya tubanze twereka abakunzi banyu video yanyu nshyashya, turagaruka nyuma y'amasegonda make. Yes, barafindura ngira ngo umaze kubona impano n'impano izamurika, muzika ya wanga zizakuniga, kuvukira i Rwanda n'umugisha, country song turabayita muhigi n'uhindura umuvuno, yikundira inkumi nini za yaba ari video nziza ifite ishusho ryiza, umuproducer n'umuhanga cyane. Congratulations kuri umuproducer wakoze iyi video, umudirector kabisa, namubwira ngo akomereze hariya kandi namwe mukomereze hariya. Ize wagwana ni nziza. Bakunzi ba 001 TV Show mwe mudukurikiye, mujye muri comment mugire icyo mubaza aba bahungu mubabwire nuko mubonye iyi video yabo. Yes, reka rero dukomeze dusoza ikiganiro, twenda gusoza. M-Ons, wowe nkawe ntabwo ngiye kukubaza nk'itsinda NBC, ngiye ndakubaza mbere yuko ujya mu itsinda nkawe M-Ons, ubundi wari muntu cyumvaga inzozi zawe ari izi? Inzozi zawe zari kujya muri NBC cyangwa bwari ubundi buryo runaka wumvaga wakoreramo ariko wenda birangira wisanze muri NBC? Urakoze cyane. Urangiye ikintu bita umuziki kuri njye ni ikintu gikomeye cyane, uko guhera muri primaire numvaga njye nzaririmba nta kindi kintu nzakora. Nararapaga kabisa, no mu bigo by'amashuri bakambwira ati wowe uzagera kure, ariko ni gake gake tu Imana nayo izabishiremo umugisha. Rero kuno nahuye n'aba bavandimwe bo muri NDC nuko nguko twahuriye boro bari bateguye stage gutya, twese dukubitamo agapera tuza kuganira nyuma after stage, turahuza turabonana, none dusanga ndi n'abavandimwe si ubwo ngo muri famille tudafite icyo dupfana, ariko njye n'uwintu turabavandimwe.
turabihuza turadupanga kubaka iryo tsinda kandi ndizera ko izagera kure. Ikintu twabasaba abanyarwanda ni kimwe cyonyine, ni ukudushyigikira mukatwumva, nta kindi kintu tubasaba kabisa. Amazina yanjye yose nkoresha kuri platform ni M11, channel yacu ni NDC kabisa present, imizigo murayisangaho kabisa. Yes, bakunzi ba 001 TV Show Rwanda, aba basore mubona ko bafite akazoza kandi bakeneye ko mubasupport. Mwumvice ko ababwiye channel ye, mujyeho mukore subscribe, like, comment ndetse munasharinga n'abandi bashe kubona indirimbo. Yivuze channel yayivuze, wakongera ugasubiramo izina rya channel NCD NDC n'ubu NCD cyangwa bikunaniye wakandikamo M11 cyangwa Young Dizzy cyangwa M Booster, byose byakaza kabisa. Muri film mukoresha gatoya mutari mwajya hawe, navuga ngo muri mwebwe ninde rida muri mwe mwitsinda cyangwa se muhuriramo gusa mugakora nta muntu ndamugira Aridwari kabisa, mwese murabari ngo twizere yuko ntaho rizamenera risubira ko rye mwabari rida, ugasanga wenda mu bitekerezo byashaka kuritwaramo ntabwo muhuje, aricyo nacyo gitera kugira gute gushwana, ugasanga avuga ati wowe ibishyiramo bishaka kutwaramo ntabwo aribyo twifuza kugenda mu, ariko numve nizere ko guhuza ibitekerezo mwese kuba muri abayobozi b'itsinda bizatanga umusaruro mwiza. Rero reka tubashimire kandi tubifuriza yuko mwatera imbere, mwakomeza gukorana imbaraga, tuvuga ngo ubutaha mumara gushyira hanze indirimbo tuzongera tubatumire, tubabakeneye. Twifuza ko impano zanyu twazishimiye, twifuza yuko mwazajya mwirimo gushyira 001 TV Show Rwanda kugira ngo tubashe gukomezanya.